Imana ariko ihimbazwe ifite ibintu yateguriye abera. Haleluya. Nubwo twicaye hano hari umuteguro uri kuba, imyaka imaze ibihumbi byinshi cyane bakwiteguye. Uri w'agaciro, uri igitangaza ntusanzwe, isi ifite ibintu bidasanzwe kubera ko uri hano. Imana ihimbazwe. Hari impanuka zitari kuba, hari ikirere kirinzwe kubera imbaraga z'itorero. Itorero ririndiwe mu isi, itorero ritumwe izuba rivira igihe cyaryo, itorero ritumye imvura igwa mu gihe cyaryo. Hari imbaraga zabera, hari imbaraga ziri mu isi, mu ijuru bajya bareba bakarinda kubera itorero. Imana ihimbaza. Iteka yaneguriye gakondo we mu bwami bwo mu ijuru. Yaneguriye mu bwami bwo mu ijuru. Yaneguriye gakondo mu bwami bwo mu ijuru. Haleluya. Dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya mbere cy'Abami. Imana ariko ihimbazwe ifite ibintu yateguriye abera. Haleluya. Nubwo twicaye hano hari umuteguro uri kuba, imyaka imaze ibihumbi byinshi cyane bakwiteguye. Uri w'agaciro, uri igitangaza ntusanzwe, isi ifite ibintu bidasanzwe kubera ko uri hano. Imana ihimbazwe. Hari impanuka zitari kuba, hari ikirere kirinzwe kubera imbaraga z'itorero. Itorero ririndiwe mu isi, itorero ritumwe izuba rivira igihe cyaryo, itorero ritumye imvura igwa mu gihe cyaryo. Hari imbaraga zabera, hari imbaraga ziri mu isi, mu ijuru bajya bareba bakarinda kubera itorero. Imana ihimbazwe. Imana iduha ubugingo muri iri teraniro, idukize ibyaha. Amen. Dusome Abami ba mbere ibice 2 umurongo wa 36 tugeze kuri 43, hanyuma tuganire gato ijambo ry'Imana. Ajya mu bugingo nabwo unkize byahiteka. Amen. Haravuze ngo bukeye Salomo ahora Shimeyi. Hanyuma bukeye umwami atumira Shimeyi aramubwira ati wiyubakire inzu i Yerusalemu uyigumemo, ntuzayivemo ngo ugire ahandi ujye. Umunsi wavuyeyo ukambuka akageza i Kidironi, uzamenye neza ko utazabura gupfa, amaraso yawe azabe ari wowe abaho. Shimeyi aramusubiza ati ibyo umbwiye ni byiza, uko uvuze mwami nyagasani niko umugaragu wawe nzabigenza. Nuko Shimeyi aba i Yerusalemu ahamara imyaka myinshi. Ahamara iminsi myinshi. Hashize imyaka 3, abagaragu 2 ba Shimeyi baracika bajya kwa Kishi mwene Maka umwami w'i Gati. Bukeye babwira Shimeyi bati abagaragu bawe bari i Gati. Shimeyi arahaguruka ashyira amatandiko ku ndogobe ye ajya i Gati kwa Kishi gushaka abagaragu. Nuko Shimeyi aragenda abakura i Gati. Hanyuma Salomo abwirwa ko Shimeyi yavuye i Yerusalemu akajya i Gati akagaruka. Umwami atumira Shimeyi aramubwira ati harya sinakurahije Uwiteka nkakwihanangiriza rwose ni umenye neza ko umunsi wavuyeyo ukagiraho ugana hose utazabura gupfa. Ukansubiza ati ibyo uvuze ni byiza ndabyumvise, none niki cyakuje kwirinda indahiro y'Uwiteka n'itegeko yagutegetse. Dusoma ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 14 umurongo wa 23. Imana ibaha umugisha. Narivuze ngo Imana ibaha umugisha. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 14 umurongo wa 23, page 110. Haravuze ngo Yesu aramusubiza ati umuntu nankunda azitondera ijambo rye, Data azamukunda
tuzaza ahari tugumane nawe. Ndasubiramo. Yesu aramusubiza ati umuntu nankunda azitondera ijambo ryanjye na data azamukunda, tuzaza ahantu atuye nubwo yaba ari mu mwobo, tugumane nawe. Imana ihimbaza, Imana ishimwe cyane. Dusoma undi murongo umwe muhindukize mujya imbere kuri 12:48. Haravuze ngo unyanga ntiyemere amagambo yanjye afite umuciraho iteka. Kuri B yaho haravuze ngo ijambo navuze niryo rizamuciraho iteka ku munsi w'imperuka. Ndashaka ko tuganira ijambo mu gihe gito umwuka yampaye kubaganiriza. Nabimenye kera ko ntago waciye iminsi myinshi, ariko nkiri gusenga nabwiwe n'umwuka ko mbaganiriza kuri aya magambo, ariko nanjye nyiganiriza. Abantu benshi n'abakristo barahura, ukabona abantu nyine n'abakristo no mu nzu y'Imana ni byiza cyane, ariko Imana iravuze ngo ntago ubukristo bugaragarira mu kwitanga menshi, ntago bugaragarira mu kubwiriza, ntago bigaragarira mu kuririmba cyane ngo umuntu abikirangirire rwose, ahubwo ishyizeho ubwayo amabwiriza agaragaza ko abantu bayikunda, kuko yabonye abantu ari indyarya cyane mu mitima. Insengero ziruzuye, babihishe mu madini, abandi bihishe aho basengera. Urahura n'umuntu wakuyemo uwambaye ubusa afite Bibiliya agiye gusenga ngo bakunde Imana rwose. Ni byiza gusenga, ariko Imana iravuze ngo umuntu nankunda akaba afite urukundo rwanjye muri we azitondera ijambo ry'Imana. Haleluya. Ntago azabishyira mu buhanuzi ngo natitira cyane ngo bibitekerezemo gukunda Imana. Ntago azabishyira mu makanzu maremare ngo abantu babirereberemo gukunda Imana. Nagize ubwenge muri ritorero, abantu b'abarokore bambara amatisi cyane bagatisura cyane ngo bigaragare ko bakunda Imana. Imana sibyirebeye mu rukundo. Imana nibiyebeye mu bahanura, bagahanura cyane bakajya ku ma YouTube n'ababwiriza cyane bakamena imisozi. Imana iravuze ngo umuntu nankunda azitondera ijambo rye. Ntabwo ndi butinde, dufite ingero z'abantu benshi byananiye kuryitondera ntibagera mu ijuru, urugendo rurabananira. Reka mvuge gatoya ku mugabo bita Aburahamu mu Itangiriro ibice 22. Mvuga abagabo bagerageje kwitondera ijambo ry'Imana. Muririmbyi umwe yararirimbye ngo witondere isezerano ry'Imana kuko ryakomejwe n'amaso. Ayo Yesu umwana w'intama yavuye kandi akumvira icyo yategetse. Haleluya, Imana ihimbazwe. Natekereje cyane ku mugabo bita Aburahamu. Ngewe iyo nsoma Bibiliya ndi kwiganiriza nkunda kumera nk'usuye urwo rugo. Aburahamu yakundanye n'Imana, sinshaka kuvuga iminsi yamaze atarabyara. Namusuye mbona afite ibigwi byinshi, ariko ndashaka kubabwira ibigwi bimwe byanejeje umutima wanjye, hanyuma tumwigireho kwitondera ijambo ry'Imana. Haleluya. Aburahamu ni umugabo wabanye n'Imana, ava mu gihugu akora ibintu byinshi tutari busome mu bice 12. Ngo ageze mu bice 22 ngo yari yicaye mu rugo. Ntago mbiza ahantu yari yicaye, ariko ngo yumva ijwi ryamuhamagaye ngo asige se n'umuryango w'iwabo n'igihugu cye n'ahantu bose, ngo arabisiga. Yumva iryo jwi riragarutse riramuhamagara ngo Aburahamu yari yicaye. Aravuga ngo nabonye ukuntu twagendanye urugendo, none ndagusuye. Yumva iryo jwi ni iry'Imana. Aravuga ngo ndumva nshaka kuntambira ibitambo. Aburahamu ati warangabiye nabura kugutambira. Ni umugabo w'ibigwi, ubona abashyitsi batatu akaba bagira inka. Murumva atari igitangaza mu Mana? Afite ibigwi rwose, ariko uwo munsi ni igitangaza. Imana iravuga ngo ndashaka kunambira ibitambo. Ngo aravuga ngo nta kibazo, ngo amashyo warayamaye, ngo n'imikumbi, ngo ndakuramo intama nyinshi, ngo n'inka nyinshi, ndagutambira rwose. Yumva iryo jwi rirongera rirahamagaye, riramuga ati Aburahamu ntabwo nshaka kunambira ibitambo, ibitambo warabintambiye, ariko uyu munsi ndifuza kunambira umwana wawe witwa Isaka. Aburahamu aravuga ati ntacyo bitwaye. Bari bamubonye bamaze imyaka 25 batabyaye, niko Bibiliya ivuga, kuko ngo yarongoye afite imyaka 75. Gutegereza umwana
icyo kigeragezo ni gito cyane, ariko kumubwira ngo agiye kumutamba maze iminsi yirukanye Hagari na Ishimayeli, ari usigaye mu rugo, umwana w'umusore ugeze mu myaka 12. Ntabwo ati kandi ntabwo uwo mwana nshaka kumutambira mu mbuga yiwawe. Uyu munsi ndashaka kumenya ko Aburahamu witondera ijambo rye. Aburahamu ngo Bibiliya iravuga ngo basi yaba ari ku mbuga yari kumutambira, ibyo bintu byari kuba byoroshye. Ubuhanuzi bwari kuba bugishyushye, n'ijwi ry'Imana ryari kuba rigifite ibishyitsi byinshi mu mutima. Iravuga ngo genda ntumutambire mu rugo, ufate umushyo, ufate n'inkwi, nurangiza ufate n'ikibiriti, tujyane Moriya. Bibiliya ivuga ngo hari kure, n'urugendo rurengeje iminsi 3, niko Bibiliya ivuga. Ngo bwamwiriragaho ngo agitekereza ko agiye guha Imana umwana, afite inkwi mu ntoki, afite ikibiriti mu ntoki, ngo yaguze n'icyuma arimo arakigenda. Ngo Isaka bakagenda, sinzi niba mwarabibonye abana bari kuvuka ubu ngubu, arakubaza ukagira ngo yahozeho, bagira ibibazo, arakubaza ukajya wibaza, akakubaza n'ikibazo utarigeze wibaza kandi uri mukuru. Ngo bakagenda, Bibiliya ngo bwariraga Aburahamu mu mutima we agifite umucyo atarawujugunya, akigambiriye kubaga umwana we, akigambiriye kumutwika. Uwitonda, twitondera ijambo ry'Imana. Bana iravuze ngo ni mu nkunda muzitondera ijambo rye. Aburahamu akagenda, ndabitekereza muri iyo nzira harimo izuba, ndabitekereza muri iyo nzira harimo imvura, ariko yagwa agacuho bakarara mu nzira, bakaryama. Aburahamu akaryama nkaha, Isaka akamuryama ku birenge, akajya amubwira ati papa ko ndi kubona umushyo nkabona inkwi, gitambo kiriye. Ngo mu ijuru baza gupima umutima wa Aburahamu, ngo bagasanga gikunda, ngo akigambiriye kumubaga akamutora Imana. Aba bagabo batubanjirijeyo nibo tuvuga ko dukurikiye, ni intwari bitondeye ijambo ry'Imana. Ngo aragenda, ngo bigera ku rwego asiga abagaragu. Simbavuga kano kanya abo bagaragu yasize, hari urwego umuntu akundamo Imana, agasiga abagaragu, agasiga umubiri, agasiga n'isi. Ngo ageze ku musozi, ngo byamusabye ko asigwa abo bagaragu. Bibiliya ivuga abagaragu, ndaza kubasobanura mu kanya. Ibivuga umubiri ni iby'isi, ibintu byose Imana iguha mu mubiri ni ibigaragu by'ubugingo bwawe. Burya ni ibigaragu by'ubugingo bwawe, kugira ngo utungane mu bugingo. Imana ishimwe cyane. Nasuye n'urundi rugo rwanangaje, n'urugo rw'umusore bita Yosefu. Yosefu uriya warongoye Mariya, uri mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 1. Namusuye arantangaza. Uwitondera ijambo ry'Imana, kwitondera ni mu nkunda muzitonda, muzitondera ijambo. Ntabwo Imana urukundo rubonera ko umuntu yaje cyane cyangwa azi kubwiriza. Imana yabiguha ariko ukananirwa kwitondera ijambo rye. Imana yaguha kuba ikirangirire by'Imana, Imana yaguha ubushumba, Imana yaguha uburevera, Imana yakugira bishop, ariko udafite ubushobozi bwo gukunda Imana, kwitondera ijambo rye. Uyu mugabo bita Yosefu ngo yari ari umusore. Ngewe umugabo wanjye tubana, buri weekend yajyaga azi Gisenyi avuye aha. Umunsi umwe banyibye telefone, mama waramubwiye ati umugore wawe uriya mukobwa uri gutereta, niba wamubuze kuri telefone bashobora kuba bamuteruye. Areka amateraniro araza, aza kundeba. Bari banyibye telefone, nimero ze narazifata mu mutwe. Umusore bita Yosefu yirambagirije umukobwa amubengutse. Niba yaramubengutse mu neguza, niba ari muri ijwi ry'umwana, sinzi ahantu yamuboneye, aramubenguka. Aravuga ati mu bakobwa bose bari mu gihugu nakunze uriye. Bukeye ngo bajyaga bamutangira ubuhamya muri karitsiye, ngo agiye kubona ngabona nyamukobwa. Aravuga ati se abantu bo muririmbana bambwiye ko ari we ugerageza ibi bintu wabitekereje ute kumemukira? Ngo kuko nawe yageragezaga guterana. Aravuga ati sinzamubenga, ngo mbimubwire. Batekereza kumubenga rwishwa, yari imfura. Ngo akibitekereza, ngo yumva ijwi rivugiye
mu ijuru iramubwira ati Yosefu ntumubenge kuko inda atwite hariyo umwuka. Ati se umwuka atera inda ate? Akibyibaza aravuga ati gira vuba ahubwo invitation ukomeze uzitange. Birashoboka ko haburaga amezi 2 cyangwa 10 abona twite. Kubabwira kwitondera ijambo ry'Imana. Hari indirimbo Hozia nigiririmba ngo mu gitabo cy'ubwami handitsemo amazina ngo Yabere na Enoki ngo Aburahamu na Mose. Ngo cyanditse abahanuzi ngo ni ntumwa 12 ngo nabaho iryo zina bagahita bavuga ngo nanjye ndimo. Iyo nipimye ku ijambo ry'Imana ndatangara. Nibaza niba nashobora kwitondera ibyo abarimo bitondera. Akibitekereza aramuga ati komeza utange invitation uzamurongore kuri za tariki. Yosefu ngo akomeza kuzitanga. Ashobora kuba yaravuze ati reka nkomeze nzitange nzabana n'uriya mugore nzagerageza nibwo nzaba nshingiwe narinze ubusore bwanjye tuzibanira. Yosefu akibitekereza aramuga ati kandi numugeza mu rugo uramenye nuzamukoreho paka byari. Yosefu aramutwara indira kura Mariya akajya ananirwa gukoropa. Yosefu agakoropa yitondera ijambo ry'Imana. Yosefu agafatisha imbabura ataza mu mwana avuye. Yosefu yaba yahashye inyama Mariya akamuga ati ntabwo ndi kumva nshaka inyama mungurira imyembe. Ukajya kugura imyembe arimo aritondera ijambo ry'Imana. Mumbabarire ntabwo byanditse ariko ngewe iyo ndi gusoma ijambo ry'Imana mera nk'uwasuye urwo rugo. Birashoboka ko hari iminsi yagezemo atangira kugura imyenda y'umwana ari kwitondera ijambo ry'Imana. Hanyuma ngigiye kiragera ngo Yosefu barabyaye bakiri ku kiriri agiye kumva yumva ijwi rimuhamagaye Yosefu ni karame tihunga mugisha umwana na nyina. Ngo yatekerezaga ko noneho umugore abonetse abaye aretse kuba busy umugore we agakora inshingano ze nk'umugabo n'undi akaba umugore. Yosefu hungisha umwana na nyina kuko Herode ashaka kumwica. Yosefu ajya muri gahunda yo guhunga arimo aritondera ijambo ry'Imana. Kandekera abandi bagenda tubavuga no kuzaterana ni mu nkunda muzitondera ijambo ryanjye. Reka nubwo byakunanira hari abandi babishoboye, hari abandi bakigerageza. Kamvuge gatoya kuri uyu muhungu bita Shimeyi, hanyuma babwire n'igituma abantu badashobora kwitondera ijambo ry'Imana kandi baryumva, hanyuma dusenge. Uyu muhungu bita Shimeyi yatutse umwami, aza kubizana mu buzima bwa none kugira ngo mutajya mu nkuru cyane cyangwa mu mateka. Asifiwe Yesu, haleluya. Shimeyi ngo abonye Dawidi ahunze Abusalomu, singiye muri izo nkuru, ngo yarahagaze aramutuka, sinamutwara siba, ntazwi n'igihugu, ni umuturage ni rubanda. Aramutuka ati bya bindi nyine yamututse, reka ndeke kubivuga. Hanyuma ngo abagaragu ba Dawidi bagiye kumwica, aravuga ati reka reka, ntago yanuka Imana atari intanze kugira ngo anuke. Nta n'umuntu wakuvuga nabi burya mubabarira ababavuga, Imana ibigutanze. Mubabarire n'ababaroga, niba mwarizeye Yesu ntago bwagufata Imana itagutanze. Muvane inzigo mu bantu. Ari ibyo twatekereza ko ari abantu bishe umwami Yesu, ntago ari abantu bishe umwami Yesu, ni Imana yamutanze. Hari igihe Imana igutanga mu maboko y'abantu bakakuvuga ibiriho bakakuvuga n'ibitariho, ariko ni Imana ibigutanze ko ifite ubushobozi bwo kugushyira ahantu batakuvuga.
ariko hari n'igitanga icyo bakuvugaho bakakivuga kandi bakanarengera. Shimeyi rero ngo atuka umwami kubera ko yari ari mu ihunga. Buriya iyo umuntu akiri umwami cyangwa akiri ku ngoma, abazika abaturage bose bamukurikiye, ariko Shimeyi aza kugaragaza ko atakundaga umwami habe na buke, aramutuka aramwubahuka. Ariko ngo Salomo, umwami Dawidi yashushanya Imana, hanyuma ngo Salomo yime, aravuga ati ibintu byose wakoreye Imana ntago mbyibutse. Abari muri Kristo Yesu ntateka bazacirwa. Haleluya! Salomo ngamare kwima afata kuri bije y'igihugu, aravuga ati mwuzane Shimeyi watutse umwana. Iyo turi mu byaha, iyo umuntu ari muri kamere abatuka Imana rwose, n'ibikorwa akora nubwo byaba bimeze nk'iby'urukundo bari ibyo gutuka Imana, niko umuntu ateye. Ariko Yesu afite imbabazi zo kugirira n'abatutse Imana. Haleluya! Hanyuma ngo Salomo ageze ku ngoma, aravuga ngo Shimeyi mumutumeho, agira ngo agiye kumwica. Aravuga ngo narinje kukubabarira. Dushimiye Yesu ugeza mu materaniro aje kubabarira abagome, aje kubabarira abajura n'abagambanyi, umuntu wese mu cyiciro cye, n'ababeshya n'abakunda kubeshya bakabikora. Hanyuma wageze ku ngoma ngo afata bije y'igihugu, umuntu watutse umwami ngo bamuhemba kumwubakira. Ngo bamaze kumwubakira ngo bamuha n'abagaragu, ngo baramubwira ngo ntuzigere urenga akagezi Kidironi, ngo wongere usubire ahandi hantu, utegekewe kuguma i Yerusalemu. Uyu mugezi Kidironi ndashaka kubabwira ushushanya umusaraba. Iyo usomye mu ngoma za 2:14 mu gihe cy'umwami Asa, ngo ni umugezi batwitse ikigirwamana cya Shera ngo bakakijugunya. Kidironi mu mateka yayo ngo yakunze gutwara ivu ry'ibigirwamana. Iyo umuntu ageze ku musaraba, niko integuza baturirimbiye, ibintu byose byamurushaga abisigayo, Yesu akaba umwami w'ubuzima bwe. Hanyuma Gologota ikabitwara. Imana ihimbaza. Gologota hari imbaraga zitwara ibyaha byose. Nuko waba umeze kose, Gologota hari imbaraga zikura abantu imitwaro. Imana ihimbaza. Kidironi rero nayo yashushanyaga umugezi utwara ivu ry'ibyo twakoze byose. Hanyuma ngo bamubuza kutazongera kuharenga, ngo agire ibindi bintu akora, kandi yaramaze kwizera umwami Yesu. Hanyuma Shimeyi rero ngo aguma mu gakiza, aguma i Yerusalemu, ngo arahaguma. Bibiliya yatubwiye ngo ahamara imyaka 3, ngo 3 ishize. Yishize 3 nibwo abantu batangira kuzirura ibyo 3 ishize, atangira kubona abaririmba basambana, akavuga ati banza bya bintu byemewe. Atangira kubona abaririmba banegura abandi, akavuga ati banza byemewe. Atangira kubona abagambanyi mu nsengero, akavuga ati banza bishoboka. Atangira kubona ababwiriza bakanesikoroka, akavuga ati banza bishoboka. Bya bintu birashoboka. Burya asubira Kidironi, arenga Kidironi ari uko hatinze. Iyo cyiza abakibiziririza anyuzwe n'ibyo Yerusalemu. Abagaragu be ngo baramucika. Nituvuga abagaragu, navuze ko mbabasobanurira impamvu ari umubiri n'iby'isi. Iyo usomye igitabo cya 2 cya Samweli ibice 4, Bibiliya iravuga ngo umuhungu bita Mefibosheti ngo yavutse ari muzima, asifiwe. Hanyuma ngo agize imyaka 5 mu gihe cyo guhunga kw'igihugu, ngo umurezi wamuhekaga. Umurezi ni umuntu ukubwiriza, umurezi ni umuntu ukwereka inzira y'agakiza, umurezi ni umuririmbyi uhagarara imbere yawe. Ngo amuheka nabi, ngo mu gihe cy'intambara ngo aramuyufuka kubera ibyo amugaburira, ngo izo nyigisha muho ngo zimumugaza ibirenge. Hari igihe abantu batwigisha isi katwinjira tukayibiramo, ibyo bintu bikatumugaza. Muzi ingaruka byamugiriye ku Mefibosheti, ngo mu gihe cyo guhunga k'umwami, umwami ahunga rya, Imana ntihunga. Ariko hari igihe Imana isa nk'aho igusize, ukabaho mu buzima bumeze nk'ubutaramenye Imana. Ninde wakennye, ninde mushomeri, ninde wabuze ibyaryo? Ni wowe. Imana ikamera nk'iguhungishije. Mu gihe cy'ibibabaro uwo muntu ntakunda Imana, abameze umwami abameze nk'uhunze. Mefibosheti adafite ubushobozi bwo guhungana n'umwami mu bihe bibi Imana imucishijemo, ntago aba afite ubushobozi bwo kujyana nayo rwose. Impamvu Mefibosheti ashushanya ubugingo, ni umuntu w'umugingo. Dawidi yaravuze ngo tuzajya dusangira ku meza yanjye, ariko Siba n'abahungu be n'abagaragu
bagukorera. Uyu mwana kwarya ibwami akeneye abandi bagaragu biki. Ubugingo nibwo busangira n'Imana ku meza, ariko umubiri ni umugaragu w'ubugingo. Imana iwuhaye akazi, ibi ububwiye ngo ni ujye gukorera ubugingo, hanyuma Imana iguha akazi mu mubiri kugira ngo ubugingo bwawe bukomeze butungane rwose. Asifiwe Yesu. Hanyuma aba bahungu ba Siba ni abantu Imana ishyira mu buzima bwawe, baba bakubabaza, baba bakugerageza, baba bakugirira neza, bose ni abagaragu bawe bashinzwe gukorera Mefibosheti, bashinzwe gukorera ubugingo. Hakaba n'aba gatatu bari mu Baheburayo 2 bitwa abamarayika bashinzwe gukorera abazaragwa agakiza. Ubu nubwo wamera nk'umushomeri, nubwo wamera nk'umuntu udafite icyerekezo, nubwo wamera nk'umuntu usuzuguritse muri rubanda, ariko ufite abagaragu bagukorera, niburazwa agakiza. Imana ihimbazwe. Haleluya. Hanyuma aba bagaragu bacitse Mefibosheti, Shimeyi n'aba n'umubiri, iby'umubiri nibyakunze nibijyanye n'abantu kugira ngo abone abantu, nibijyanye n'ubuzima bw'isi nabwo ngo nibwakunda. Ibyo bintu bimutesha umutwe, aravuga ngo nzakomeza mimi Yerusalemu, nzakomeza mbe mu gakiza aho abandi bashakira nahagera, ngo bimutera kwambuka. Nabo bagaragu babiri ngo yaragiye gushaka. Hanyuma ngo batangariza umwami ngo ko yavuye Yerusalemu akagaruka. Muzi cyamubayeho nubwo yagarutse, ariko umubiri n'ibyisi ntago bikira abagaragu ba Shimeyi, ahubwo Shimeyi yahindutse umugaragu w'umubiri ahinduka n'umugaragu w'ibyisi. Barabirindukanye, uwari shebuja yahindutse umukoresha, wari umuja yahindutse umukoresha. Niko byamugendekeye kugenda akagaruka. Yagarutse atari Shimeyi wagakwiye kubakoresha abo bagaragu, ahubwo abo bagaragu baramukoresha. Hari abantu muri riteraniro bahindutse abagaragu b'umubiri, ubugingo bwabo burangirika. Umugore umwe ngo umugore wa Mukawobadi ari mu bami ba 2 bice 4, ngo yari afite amavuta make, ngo umwishyuza akajya amubwira ati ngewe nutagira amavuta yakwishyurira umwenda ufitiye. abana bawe nabahe? Umuntu bwa mbere abyagwa n'ijambo ry'Imana akakira Yesu umwami n'umukiza. Umwana wa mbere wifura na agakiza. Umwana wa kabiri y'umuntu amaze gutunga agakiza atunga umwana wa kabiri witwa Umwuka Wera. Umwishyuza ninde? Ni umubiri n'isi. Isi twishyuza ibintu tutabona, umubiri urakwishyuza. Ukajya ukwishyuza amafaranga, wagira miliyoni bakakubwira ati wari ukwiriye kugira 2. Ukwishyuza imodoka wagira imwe bakakubwira ati ufite ntagiri ku rwego rwawe. Umubiri urishyuza ntugira isoni. Hari igihe ukwisaba inyama nana Yesu ufite, ukajya ukubwira ati ndashaka inyama, ukamera nk'uzirarikiye nk'aho igiye kuva. Mubiri ni umugome. Ngo ukamwishyuza, ngo byasabye uwo mugore kujya gushaka umuhanuzi utuma atunga amavuta yishyura umwishyuza. Ngo ariruka aravuga ngo njye mfite amavuta ariko adashobora kwishyura imyenda y'umwishyuza. Ngo aramusengera atunga amavuta yajyana ku isoko. Kandi uwo mwishyuza ukuntu yari umugome, ngo yaramubwira ati nutanyishyura abana bawe ndabagira imbata. Uzi ko hari abantu bakijijwe bakuzura n'Umwuka Wera, ariko ubugingo na mwuka bikaba ari imbata z'umubiri, umubiri ukaba umutwaye, barawugize imbata kubera amavuta make. Reka dusoze. Igituma abantu rero batitondera ijambo ry'Imana, kavuga utundonga tubiri. Nasomye inkuru ziri muri Samweli wa mbere ibice 2, mbona inkuru itangaje. Bibiliya ivuga abami n'abatambyi, ibivuga umuntu wese wakijijwe. Haleluya. Imana twese iyo bamaze kuyizera iguhindura umwami n'umutambyi w'ubwami bwayo. Reka mbabarire inkuru y'abatambyi rero b'icyo gihe, hanyuma nitwumva barageze no muri iki gihe. Yesu adutunganya cyane. Twaririmbye ngo Yesu niwe mucyo wanjye atumurikire, kandi ngo ajyaza mu materaniro agambiriye kuduha ubugingo. Ahimbazwe cyane. Nugira amahirwe arabugupfumbatisha, kuko si igikorwa umuntu yikorera. Ubugingo si igikorwa umuntu yiha, ni Yesu umugirira ibanga. Niwumva buguhaye ntibugucike, kuko ni umurimo w'umwuka, ni umurimo w'ubuntu bw'Imana ubikora. Hanyuma ngo bene Eli barabatambye. Samweli wa mbere igice cya 2 umurongo uhereye kuri 12. Reka nse nubabarira iyi nkuru. Bene Eli ngo bananiwe ibintu ngo by'ubutambyi, bananirwa kwitondera ijambo ry'Imana. Shaka kubabwira ibintu, impamvu nkeya muri nyinshi zituma abantu batitondera ijambo ry'Imana. Icyambere
ngo bari abatambyi ariko b'ibigoryi. Bibiliya Abami ba mbere 21 isobanura ibigoryi, 21:10 ngo ni abantu baba mu rusengero ngo bazi kwiyiriza cyane ariko bagashinja abandi binyoma, ngo bakavuga abandi bagenzi ba ngo bashobora none ngo na Yezebeli ajya bamenya, aravuga ati muri uru rusengero harimo abantu b'ibigoryi, nabifashisha bakiyiriza ubusa kugira ngo bashinje abantu ibyo batakoze. Icya kabiri ngo muzi ikintu gituma abantu batitondera ijambo ry'Imana, ngo ntibayizi. Nubwo bari abatambyi ariko ntibazi Imana, n'abashumba batazi Imana, n'ababwiriza butumwa batazi Imana, n'abaririmbyi batazi Imana, n'abitwa ko basenga imyesi myinshi ariko batazi Imana. Icya gatatu cyaba batambyi bari bafite ngo ntago bari bazi uko bagenza ibitambo nk'uko ijambo ry'Imana ryabivugaga, ngo bagenzaga ibitambo uko babibonye, ngo bakabyubahuka, ngo bakabikorana ubusambo, ngo bakareba ibyiza, ngo bakabanza babirya, ngo batitaye ku by'Imana igenewe. Ntago bari bazi ukuntu bagenza ibitambo by'Uwiteka, ngo bari abanyarugomo, ngo iyo wibeshye gukaza kubaganiriza uko babigenza ngo bafataga inkumi bakagukubita, bari abarwanyi, barabagome. Iyo babahuguraga ibyo badakora neza bakwitaga umwanzi wabo, bakakurwanya bakagukubita. Icya kane ngo bari abantu bakora ibyaha ngo bituma abantu bazinuka ibitambo no gutambira Uwiteka. Bareba baririmbye ukuntu babigenza bakavuga ngo kugira ngo ndirimbe nkuriye sinzigera nyiririmbira, ngo bateye abantu kuzinuka Uwiteka kugira ngo mbwirize nka Claudette naho twahuriye mu buzima hanze n'imiterere sinzigera mbo mubwiriza butumwa, aho kugira ngo manura nkanuze abireka, ngo bazinutse nk'imiterere y'aba batambyi, ngo bateye abantu kuzinuka Imana. Icya gatanu ngo barasambanaga, ibaze mutambyi usambana, ngo kandi bagasambanya ngo abaje guterana. Hari itorero rimwe ntari buvuge, bari bafite umukuru w'abadiyakoni yigishije inyigisho z'umubatizo imyaka 20, areba abakobwa beza baje kuziga bakabarongora, ngo barasambana. Aba batambyi ngo barasambana, bagasambana n'abari mu mahema ubwo no hanze yabo. Icya gatandatu ngo bari abanyangeso. Icya karindwi ngo bateraga imigeri ibitambo n'amaturo by'Uwiteka. Icya karindwi ngo bitungishaga ibyiza byo mu bitambo by'Uwiteka n'amaturo y'Uwiteka. Mbese barabirobanuraga bagasigira Uwiteka, bakaba ba bosi, Uwiteka akaba umugaragu. Barubahutse pe, ngo byabateye guhonjoka bagira umurengwe. Merutse gusoma inkuru z'umugabo bita Nowa. Nowa yejeje abandi barumbije, ngo isi yajyaga yerera abandi bitovu, ngo Nowa yajya gucuruza n'isambaza, ngo yajya gucuruza n'agataro ngo bikamwerera akagira ngo ni igitangaza, ngo yishyura Imana guhinga mu rutoki. Ngo arasinda, ngo yambara ubusa. Abantu barahonjotse, barenzwe mu mugisha Imana ibahari, kandi aho ukorera bigakunda, n'abandi bakoreye barata. Icya cumi ngo bacumuraga ku bantu, bari abantu batazi kurinda ijambo ry'Imana, ku rwego yambara uko abonye, avuga uko abonye, ntiyitwararika uko avuga, ntiyitwararika uko yambara, ntiyitwararika uko agenda, ngo ku buryo bacumuraga ku bantu, ngo birenga ku rwego gucumura ku bantu, ngo bacumura no ku Uwiteka. Ngo Imana irababaza ngo none ko umuntu nacumura ku Uwiteka ku bantu nzamucira urubanza, ngo uncumuyeho nzamugira ute? Imana idufashe. Kadusenge. Reka mvuge ingaruka z'abantu batitondera ijambo ry'Imana dusenge. Ndavuga utuntu nka dutanu, ni hepfo gatoya kuri 27. Yavuze ngo Imana ariko rari yaririmbye ngo Imana ngo ntago igihemuka, n'ukuri ni kwiteye, ariko y'umuntu ayihemutseho. Yarirahiye mu bihembo ngo yabahaye,
yaravuze ngo hari isezerano narahaye Eli iteka ryose, ngo ariko ngo ndirahiye ngo sohoye ubutambyi kwa Eli ngo no ku muryango. Uzi ko Imana ikunyaga ariyo yari yarakugabiye kubera umwifata. Irangije ngo isubira mu masezerano, iravuga ngo ndabubanyaza ubutambyi, ntibazongere kundirimbira, ntibazongere kuntura, ntibazongere kunsenga, irabiruka. Icya kabiri ngo yarababwiye ngo ntawe uzagira, nta muntu n'umwe uzarama, mbaraze gukenyuka, bazajya bakenyuka, bazajya bapfa bakiri bato. Icya gatatu iravuga ngo mu gihe cy'abandi bazaba babona ibyiza, nzabaha ibibi iteka ryose, nzajya mbanyaga aho bari bakwiriye kugirira ibyiza, ntabyo bazabona. Mu gihe abandi bishimye, nzabatera umubabaro, inzu yose nzahindura umubabaro, nta muntu n'umwe uzajya upfa adakenyutse, nzabakenyura. Abazarokoka nzajya mbica, abazarokoka bazaba basabiriza, bazajya basabiriza, bagende basabiriza, nta feza bazatunga, nta mutsima bazarya, bazajya bingingira abandi kubaha agatore k'umutsima, kuko bacumuyeho bagacumura no kuwiteka. Ari mvuze ngo witondere ijambo ry'Imana, agaragaza ko ayikunda. Haleluya. Yesu aravuze ngo nanjye na data azamukunda. Agira ngo begekeho izino nzugi dusenge. Ijambo ry'Imana twese riraturuta, mpamvu mwabonye nshobora no guhagarara nanjye rikananira kurivuga, nuko ntari rusumba ijambo ry'Imana, riremerera umuntu wese kuko ryabayeho kera n'ubuzima Imana itanga. Hanyuma tugiye gusenga. Yesu yavuze ngo umuntu niyitondera ijambo ryanjye na data azamukunda. Nabigereranije nako akunda umusore akunda umukobwa, yamara kumushima neza akajya kumwereka umuryango, akavuga ati muzateke, nzabazanira umugeni nshaka kuzabana nawe. Yavuze ngo niyitondera ijambo ryanjye akagaragaza akankunda, nanjye nzamwereka data na data azamukunda. Hanyuma iyo bamushumba basezeranya baravuga ngo niyo mpamvu umugabo azasiga se na nyina, nabo bazava mu ijuru babane n'uwo muntu. Haleluya. Natwe tuzava mu ijuru, ntago twakwihanganira kugumayo, twabonye umuntu dukunda, na data azamukunda, na sebukwe azamukunda, kandi bombi ngo bazaza aho uwo muntu ari babane nabo. Nagira ngo umwuka wera yavuze ibintu byinshi. Niba hari umuntu ushaka kwizera umwami Yesu, yavuze ngo Yesu buri gihe yaje mu iteraniro abaje gutanga ubuzima n'ubugingo. Hanyuma kandi mu gihe cy'imbabazi z'Imana ntabwo Yesu ajya avuga ngo nzabahana. Bibiliya iravuze ngo unyanga ntiyemere ijambo ryanjye afite umuntu umuciraho iteka. Arangije aravuga ngo sinjye uzarimuciraho, aravuga ijambo navuze niryo rizamuciraho iteka. Yesu ari Getsemani ngo yahingutse n'ikuzimu muri Gihenomu, aravuga ngo nubwo ari gusambana, nubwo ari umutinganyi, nubwo ari guterekera, nubwo ajya no mu bapfumu n'uwanjye, Yesu ni kuzimu abagikurikiranye abantu, kibabwira ngo ndabakunda muri abanjye. Hanyuma ngo amagambo y'Imana uwo muntu yumvise ngakiyandika ku buzima bwe, ngo Yesu agahita abona atakivuguruza ku ijambo yavuze, ngo akamureka karimbuka, areka kimukunda. Nagira ngo niba muri riteraniro harimo umuntu ushaka kumwizera, azamura ikiganza kubw'ijambo ry'Imana, avuze ngo ijambo ryanjye niryo rizamunesha ku munsi w'imperuka. Aho kugira ngo uzaneshwe icyo gihe